akazi umuhaye ari bugakore neza uko ubyifuza rwose bikagenda neza. Icyo rero ngusaba, icyo mbasaba ni ukugirira icyizere uriya muntu, wumve ko ashoboye, wumve ko afite ubushobozi, wumve ko afite ubushake bwo gukora kandi yabikora neza. Aho ndahita ngendana ku babyeyi. Ababyeyi hari ukuntu umubyeyi abyara umwana nyine yasanga afite icyo kibazo agahita yumva ko nta Hey guys, mumeze mute? Mumeze neza? Nanjye meze neza. Ikaze kuri Aurore TV show. Umva, nyine uno munsi naje mpagaze, naje mu yindi shusho. Mumenyereye ko mba nicaye. Uno munsi nashatse ko mba mpagaze. Hari abantu benshi babwiye ngo se ngo uricara cyangwa ngo ufite ubumuga bwo kuko ufite ubumuga nyine bw'umugongo sinzi cyangwa bw'ubutirigongo. Rero ntabwo bufite, urabona ko mpagarara meze neza. Rero nyine mu by'ukuri ndahagarara bikemera, Imana yarabikoze, ntabwo ninda nicaye. Hari abantu benshi nyine bari bamaze kumbwira ngo se ngo ujya uhagarara uragenda. Niyo ngenda ndagenda rwose. Ikibazo cyo kwicara cyo Imana yagikemuye, ndagenda pe nta kibazo mfite. So rero nkuko mubimenyereye, gahunda yacu ni ya yindi, ni tubice bicike. Abantu tumaze iminsi tubana hano kuri Aurore TV show mumaze kubimenyera, ibyo duca bigacika. Ni bya byo kumva ko umuntu afite ubumuga, hari ibintu runaka adakora, hari ibintu runaka adashoboye. Ibyo nibyo tugomba guca bigacika nyine, bigacika. Mu kiganiro twacishijeho cyangwa kimaze iminsi, tumaze iminsi tuvuga ikintu wakorera umuntu ufite ubumuga, ese ni iki wamufasha. Noneho rero uno munsi tugiye kurebera hamwe, ese ni igiki cyiza ushobora gukora kigafasha umuntu ufite ubumuga. Ni igiki wamukorera rwose ukaba uri kumufasha, haba mu kazi, haba mu rugo, haba ngese nyine muri rusange muri sosiyete nyarwanda. Ni ikintu cyiza wamukorera rwose kikamufasha kuba yakwiyumva neza mu bandi, yakwigirira icyizere, yakumva ko nyine nawe n'icyo kibazo agifite, ariko ibihe byose mbese nyine muri sosiyete ni igiki twamufasha, ni twafasha abantu bafite ubumuga kugira ngo biyumve kimwe nk'abandi, bumve ko bashoboye, nyine boye kwikingirana mu nzu ngo bagume mu nzu. Sibyo? Hari abantu benshi batajya bagira gute, bajya bumva nyine batasohoka mu nzu, bafite ipfunwe, bumva nyine ko hari ibintu runaka bitabakwiriye, hari ibintu byiza bitabakwiriye. Ariko ni ibiki twabafasha yumve ko yajya ahantu fifite confidence, nyine ameze neza. Ni iki wamukorera? Ikintu cya mbere uzafasha uwo muntu ufite ubumuga, umuntu ufite icyo kibazo, ikintu cya mbere uzamufasha rwose nugikora uzumve ko urimo uragira gute, urakora ikintu gikomeye cyane muri sosiyete nyarwanda, cyane abantu nk'abo ngabo. Ikintu cya mbere ni iki ngiki. Ikintu cya mbere ni ukumugira icyizere. Ikintu cya mbere, kuko uriya muntu icyo akeneye umuntu nyine umubonamo ubushobozi, umubona ko ashoboye. Nyine mugirira icyizere, haba mu kazi ka buri munsi akora, mugirira icyizere, wumve ko ashoboye. Numuha akazi, woye kumva ko ari amafaranga yawe ugiye gutakaza, woye kumva ko ibintu byawe akazi kakazapfa, ahubwo wumve ko wagahaye umuntu ushoboye kandi uzagakora neza. Ni ikintu uzaba ukoze cyiza kandi kizima rwose. Ibyo bintu nubikora wa muntu we, ukumva ko imirimo wagahaye umuntu runaka, umuntu utafite ikibazo, ufite ingingo zose, ukumva ko hari ukuntu nyine umuntu amuha akazi ariho kwikiza. Ukavuga muhaye akazi, ariko kuba muhaye akazi kanjye kazapfa, akazi kanjye kazangirika, mbese nyine gahunda zanjye zose zizangirika.
nubwo mbikoze ariko nshobora kwisanga hasi cyangwa hanze, ugasanga ibintu byanjye byose birangiritse bitewe wenda nuko mpaye akazi k'umuntu adashoboye. Oya nshuti yanjye, nimba uhaye uriya muntu akazi, mugira icyizere, umubonemo ubushobozi, wumve ko akazi umuhaye ari bugakore neza uko ubyifuza rwose bikagenda neza. Icyo rero ngusaba, icyo mbasaba ni ukugirira icyizere uriya muntu, wumve ko ashoboye, wumve ko afite ubushobozi, wumve ko afite ubushake bwo gukora kandi yabikora neza. Aho ndahita ngendana ku babyeyi. Ababyeyi hari ukuntu umubyeyi abyara umwana nyine yasanga afite icyo kibazo, agahita yumva ko nta kintu na kimwe uwo mwana azamumarira. Umubyeyi we, ni ukuri kw'Imana uribeshya, ntabwo ariko bimeze. Nimba ugize ibyago, kuko nyine nta muntu wakwifuza kubyara umwana ufite ikibazo, sibyo se? Ariko nimba bije, icyo usabwa fetse fo akira nyine ko wamubyaye, sibyo? Wamubyaye, yaje, nta kundi. Icyo ugomba muha urukundo, umuhe nyine, umuhe amahirwe angana n'ayo wahaye abandi, umugirire icyizere cy'uko icyo wa mwana muzima yakumarira n'undi nawe yakikumarira. Icyo akeneye ni uko umugirira icyizere muri abo bana bose ufite. Babyeyi, mugira ikibazo mukagira abo bana, mwoye kubatererana, mwoye kumva ko ntacyo bamaze, mwoye kumva ko ntacyo bakora, ntacyo bashoboye, ahubwo icyo musabwe mubagirire icyizere rwose. Nicyo kintu muzamubafashije. Iyo ni ikintu gikomeye cyane 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 umuntu ufite ubumuga aba akeneye. Icyo ni icya mbere. Ubwo nyine mu kazi ntabwo mbwira ndabizi ko muba mwabyumvise. Ikintu cya kabiri, uriya muntu uzamufasha kandi kikaba ari cyiza, ni ukumwumva. Ni ukumwumva nshuti yanjye. Ni ukuvuga kumwumva mvuga. Hari ukuntu ubana n'umuntu ariko utashobora kujya gute kumwumva cyangwa kumwakira. Ni ukuvuga ngo umva nyine ko suppose datsinda, ndabona ko nta koko mfite. Kunyumva rero kwanjye, ubwo nitanzeho urugero kugira ngo ndamubyumve cyane. Kunyumva mvuga, nimba dukorana cyangwa tubana, umva nyine ko mfite ikibazo. Wumve ko hari ibintu runaka nshobora gukora, nshobora kubikora pe yenda bingoye. Nunyumva rero ukaba wanyunganira, ibyo bintu bizaba ari byiza, sibyo? Nunyumva ukaba wumva ko nyine byarangwiriye, kuko nta muntu n'umwe wishimira kuba yakwisanga ko nta kuguru afite, nta kuboko, nta matwi, nta mazuru, nta muntu n'umwe ubyishimira. Ariko iyo bije se, none se nimba bije uzabisubizayo? Ntabwo byashoboka. Umuntu abisubizayo, twabisubizayo, ariko ntibyakunda. Rero icyo usabwa wowe muntu, icyo usabwa ni ukumva mugenzi wawe, ukumva ko ibibazo yahuye nabyo nawe ntabwo ariko yabishatse, sibyo? Byiguha uburenganzira bwo kumutsikamira, kumunyega, kumwita amazina bya twagiye tubona n'ibindi bintu bibi. Umva ko nawe yari kwishima cyangwa akaryoherwa n'ubuzima iyo yisanga ameze neza. Ariko rero nimba hari n'ibyo atakora neza, umve ko atari we, sibyo? Umwunganire, umusapotinge kugira ngo ibintu bigenda gute bigende neza. Ibyo bintu nitubikora tukabihuriza hamwe nk'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, rwose tuzaba turimo turatera inkunga bano bantu bagenda bagira gute, tubona nyine bagenda basabiriza mu muhanda cyangwa nyine biyumva nabi. Umuntu uzi ko umuntu yumva nabi akaba yumva yakima n'ubuzima. Tekereza wishire mu cyimbo cy'uwo muntu. Ishyira mu cyimbo cy'uwo muntu, yenda aravuga ngo nta wumva ububabare bw'undi, ariko gerageza wumva ububabare bw'uwo muntu nyine wishire mu cyimbo cyiwe, uve ese ari njyewe. Rero mwumve, sibyo? Narasa nakubwira n'ibintu nyine biva ngo ni bya bintu babandi. Yego harimo rwose nakubwira ati wamfashije, kuko nyine biramugoye. Rero wimutera
wimuca urubanza sibyo, banza umwumve, numwumva uzanamufasha. Rega ntago abantu benshi bazi nyine ngo kuba umuntu wamuha ibintu runaka niyo umugira inama, ushobora no kumwicaza mukicarana ukamwumva sibyo. Hari abantu benshi baba baragize ihungabana nk'ibyo ngibyo, baragize imiryango itarabakiriye nyine ngo ibagire icya cyizere, bo ubwabo bakigunga bakumva ko gufata umuhanda gusabiriza n'ibindi byose ari byo bagomba kujya gukora. Rero basi nanaza mwumve, mutega amatwi umwumve, umuhe umwanya. Nta byinshi rero ndi buvuge, ubu baravuga ngo ubwira bumva ntago avunika. Nshuti zanjye, igihe byose turaziranye, rero mfashe aka kanya mbashimira, mwakoze kubana nanjye. Wowe tubanye bwa mbere, wowe utarakora subscribe, kora subscribe, share na comment. Ni inkunga ikomeye ubu mpaye pe. Ubufasha bwanyu nkomeje kubushimira. Mujye mumbabarira ku mashusho yenda niba bitanagaragara neza, ndabizi ko harimo ikibazo, ariko munansengera kugira ngo zabasha kujya gukosora ishusho n'icya kibazo. Murabyumva namwe, ariko bizagenda neza kubera Imana. Rero we twabanye, wakoze kubana nanjye. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe kuri Aurore TV Show. Murakoze, ndabakunda cyane. Bye bye.